ariko mwana uzi ko njyewe n'ubu nabyirutse meze nk'umupasiteri kandi ntawe mubeshya wakuriye mu zuba mbwiriza nari mfite n'icyumba cy'amasengesho njyewe nyir'umwe. wumva ntacyo wahombye kuba utagifite icyo cyumba cy'amasengesho? ageze kiye sha ndagukunda pe ariko nawe ujya ujwajwata ibintu by'amatiku uzabivemo. Zekera ibintu by'amatiku azabivemo kabisa akorera Imana nabonye hari timu igizwe n'amatiku gusa agasoni bari gasa ni gasaro gutya hasigaye ajwajwata yibera mu matiku gusa ukabona ngo ari mu kiganiro we na Justin ngo saa sita z'ijoro ibe mu rugo ari umugore wangirije kariyeri yawe kabisa. bivuze ngo nuki yewe nahise ndanarivinga kuri channel yawe agiye mu matiku kandi kera bagiraga ibiganiro byubaka kandi nabo barabivuga bati ntavuze simpembwa simbona amafaranga naburaga uburyo nishyura inzu ariko aho nagiriye mu matiku sigaye ni mwana barabivuze. ariko wa Pastor Justin na Ezekiel bavuga se none mwana umugore bigenze gutya kw'ibintu imbabazi kamera ibintu byose kamera bari abantu ndabakunda ariko barajwajwata niba nka Ezekiel kweli cyumwere kimwe madame aragiye ikindi ngaho ngo yagarutse dore mu telefone dore ngiye aha Ibigwi byanjye TV. Ufite ubumenyi cyangwa ibikorwa ushaka gusangiza abandi watuvugisha kuri nimero ureba kuri screen yawe. Yes, reka twongere tubasubize tufize byiza mwese kumusha kudukurikira umunsi ku munsi amanywa ndetse na nijoro. Reka tubifuze umugisha w'Imana aho muherereye hose mu ndetse zitandukanye zigize ino si dutoye. Wagwane. Yes, seka man yego seka birakwiriye ni igihe turi mu cyiza cyane cyo kwishima nta mpamvu yo kutisanzura. Ibi ni Ibigwi byanjye TV, nje nitwa Ben kuri kamera. Reka mbahe ikaze muri iki kiganiro tugiye kugirana n'umwe mu bantu bakomeye muri iki gihugu cyane kuko uryo ufite amafaranga ubukomeye ariko azaza man oya yarahari ngira ngo n'abantu bari kukureba bari bibona ko amafaranga ahari azaza. Yego, reka rero nibutse abantu gukora subscribe batigeze bayikora kugira ngo nabo tujye tubana umunsi ku munsi update dushyizeho cyangwa se content twaploadinze muri make ujye bazibona byoroshye notification itiza hejuru gataba kandi bagatabibonera sho tugenda tubaha za buri munsi. Reka nibutse kandi nanone abantu yuko ahantu twicaye ni kuri Alarm Business Center, ni ahantu heza cyane umuntu yakorera ubukwe inama se yakakira abashyitsi ahantu bigakunda kuko hari jaride nziza, hari amacumbi, hari amasara agiye atandukanye, bashobora kuhabonera ibyiza byinshi bigiye bitandukanye. Ni karibu, nzi neza yuko bazabaha serivisi nziza. Alarm Business Center iherereye hano Kagugu kwa Padiri, hafi yo kwa Padiri, ni hagati ya One Dollar Campaign ndetse na Kiliziya, ni hagati. Bahageze hari gate ebyiri z'umukara batabahabona ndetse n'icyapa kirahari. Tuhaye ikaze. Yes, karibu tubwire amazina kugira ngo abantu turi kumwe badukurikiranye tubashe kubona tuziranye. Muravuga na Eugene Munyaneza. Kereza ko abantu bamaze kumenya kabisa ariko benshi bamugane umuntu uzime na gitero ntiyayoberwa Eugene kubera iki sasa ziko ari abantu batwitiranya bazi ko tuvukana ubundi se ngabihakana mu nda kabisa nta n'ahantu wahera ubihakana reka kuko amaso isura mwagira ubundi muri n'imanga ubwo mbese ubona nta kintu dutandukanye ahubwo nje no ko bararebye usanga nta kintu na kimwe dutandukanye byose ni kimwe uretse ko abagore banyu batandukanye ariko ibindi byo murabihuje muvuka mu murabihuje urabite wabumvishe muvuka mu ndimwe bewe nakabara kwihaye umugoroba rwose utaryosa bifu mufitanye bifu nazibyutsa bifu tugeze kubamo twari duhujwemo n'umuntu hari umuprofeti umwe wari ugiye kudushwanisha ariko oya ntabwo namuvuga izina nimvuga profeti ubwo we arahita amenya uwo ari we yari agiye kunguyanisha rwose n'umuvandimwe ariko Imana ikinga akaboko umuvandimwe rwose ndamusuhuje ahari yego era ni umuvandimwe wanjye kabisa mu buryo bw'umwuka n'umubiri si umuvandimwe ni mu buryo bw'umwuka inshuti yanjye ni umuvandimwe ariko abantu benshi bazi ko umuvukana n'ahantu afite no kugira akadeni ahantu nkajyayo akaba ari njye bakishyuza cyangwa se bakagira bakamwishyuza inshuti yanjye kabisa oya ntekereza ko n'abantu bari kwibaza impamvu ahubwo muticaranye mu kiganiro oya ntawe uhari ntawe hano muri campaign ya RPF ariko tuzamuzana tuganire turi kumwe kabisa ariko siko ari byo byaba ari byiza njyewe nari nzi ko ari muri Kenya kuko hari abantu bari bamaze iminsi bambwira ko
Jean yafashe rutemikirere ari muri Kenya barahari mu Rwanda yaragarutse ubwo ngubwo aho ari hose yumve ko natwe tumusoje ni umutaramo wacu cyane yego Jean amakuru y'iminsi umeze ute cha ibintu bimeze neza izuba izuba ryadukubise ahandi n'iminwa iri kugenda ibaho umuntu yireba kabisa naho ndabona ari ibisebe nanjye byagiye bishishagurika ahubwo baraza kuturangiza izuba rimeze nabi ariko hari utuntu ajya bisiga abakobwa bita rabero man uziko tugiye kwisiga rabero burase wazishyiraho man none se reba ukuntu iminwa iri kuma man iri kuma ku buryo ngira ngo ushizeho rabero hari bakwirukankana bati uyu muhungu noneho byagenze bite ko ntanameze neza cyakoze wowe noneho babahungu bamwe njya mbona biyambarishwa amajipo menya bakuterura kabisa bazi ko ndiki bazi ko wahindutse mwene wabo ngo niba bari abatinganyi utugambo tutari twiza uyu mugoroba oya nejejwe umwuka wera ndiho cyane kugendere umwuka wera ndiho kandi ngira ngo wenda n'abantu badukurikiranye bari kubyumva yuko ndi mu mavuta adasanzwe cyane biseje ubundi umuntu akwingenza ngo dusengere Imana tubari mu iki kiganiro turi kumwe n'umwuka wera wabishobora Imana ikururuka ikaba natwe cyangwa yazigahera hano hejuru kuri parazo reka gusabe ndi umurokore nawe uri umurokore twese dusengera ko adeperi batsinda ibyo kandi wewe uba no muri korari gute se ihangane rwose usenge dutangira ikiganiro turi mu mavuta nakwakiriye maze iminsi nta mavuta ndagusengera dusoza ngewe sha nawe ndasenga dusoza we dusengere Imana dusengere ntare reka mbasengere Mana data urukubane natwe mu iki kiganiro amen nuko nyine abantu batari gukubona kuri kamera sinahumirije se nahumirije isengesho kandi isengesho nuza igeze kusenga Mana uriya mugabo witwa Nibishaka ize kusenga niba yaravuze ngo Mana urakoze amen ntabwo nibuka ari isengesho yize gukora Mana idatera amasegonda atanu icyo gihe ndabyibukana ni nanjye wari umuzi gusa wari uri kumukoresha nanjye wari umuzi yavuze ngo iki ni icyo gihe ahubwo comment zashize bari bamuhitanye ebana abantu bashyizemo comment kuri iryo sengesho barabivuze mutamyibuka ariko njye ntabwo bambwira nabi kuko barabizi ko n'ubundi umwuka wera ndiho kandi biriya bintu bazi ko njye nkoresha kwizera cyane bivuga ko nawe ngo uri umuprofeta ariko uri behind ya kamera aho nawe ngo urahanura biteye ubwoba icyo ni ikinyoma hari umuntu wigeze guhanurira uwo minsi atarabagwengeye uwo muntu se n'indobo wambeshyeye koko ngo arabacishe neza ariko barambeshyeye uwo minsi atarabagwengeye none bazya naweho n'abadayimoni bakuvugiyemo birashoboka ubwo ni n'abadayimoni bavugiyemo se muyamuganira se uwo muntu se wowe abadayimoni se barindwi ubwo bakuvugiyemo gute barindwi ubwo nyine kuko ibyo bintu bitabayeho abantu ubwo wabivuze yaratewe abantu bose muri iyi minsi mwigeze abaprofete ku ngufu hano uriye umuntu bose ubona nkayo ukuntu usa nka ngo minsi 3 arabapfuye birasekeje ubu nkayo ukuntu umeze yese Ben wowe okay ngaho mbwira iyo nkubonye kandi uvugisha ukuri kanongere nkwitegereza bose bari kubireba ba diaspora abaki bavugisha ukuri mbonye mbona utemana ako kantu kamani ubundi ni icyongereza ariko twebwe hano inaha kuri no mihanda tugakoresha nka slang utazo ukarenzaho wari kuburi pastor kabisa none ubonye ndimiga ize nkubona umuntu w'umuji ewana umuntu w'umupro uba mu bisubizi muri za kika music mbese ariko ewana itarano yo kuba rwose pasiteri akomana uziko ngewe n'uwo nabyirutse meze nk'umupasiteri kandi ntabwo mubeshya ukuriye mu ziriza nari mfite n'icyumba cy'amasengesho ngewe nyiri umwe ibintu tubwiye kandi ntabwo mubeshya wari ufite icyumba cy'amasengesho yego nafite icyumba cy'amasengesho ngewe nakuze ababyeyi banjye ni abakristo nakuze ndi umucuranzi curangira kurara nyine y'abana Sunday school yego nza kubikuriramo bitewe nyine n'ababyeyi banjye ko bari abaririmbyi nza gukuraho njya muri korari yabo ariko nkomeza gucuranga no gucuranga ni impano Imana yari yanyihereye gucuranga njya muri korari nkuru ndakomeza ndabikora ariko nkunda no gusenga nayoboye n'urubyiruko muri paruwasi
muri ADPR urumva narasengaga nyobora icyumba cy'amasengesho twari dufite groupe y'abanyeshuri yego nyine urumva tukajya kwiga muri weekend twari dufite amasengesho icyumba cy'amasengesho yewe bivuze kabisa ngo wari umunyamasengesho nari umunyamasengesho n'ubu ndabikora ndasenga ariko ntabwo ari nk'uko nabikoraga kera ko narasengaga kabisa ndi umucuranzi abantu bareba ikiganiro wenda bo muri Kirehe barahita bambona kabisa nyine nakuze ndi umucuranzi wagiraga yerekwa nawe oya ntabwo nigeze mpanura ntabwo nigeze mvuga mu ndimi ariko byibuze hari ibyo Imana yakwerekaga yego kuko Imana ntabwo yereka ntabwo ivugira mu bantu kubera guhanura gusa ngo ujye mu mwuka uvuge gusa Imana ifite kukwereka ibintu mu bundi buryo kandi ukabona ari byo ariko njye nakuze ndi umuyobozi yaba muri korali yaba muri yoboye na worship team ndi umuririmbyi ndi umuteam leader ntabwo se n'umuntu utera indirimbo nabyo narabikoze n'ubu ndabikora nkunda kuririmba indirimbo ziramya Imana no guhimbaza cyane wumva ntacyo wahombye kuba utagifite icyo cyumba cy'amasengesho ntabwo ari uvuga ko ntacyo naragihombye ko ubuzima bwo gusenga mani ni bwiza n'ubu wenda muri iki gihe abantu babihinduye business ariko ubuzima bwo kubaho usenga Imana ni byiza cyane cyane ngiye ikintu nkora nkumva nkomanye n'Imana cyane iyo mfashe mikoro ndi kuririmba gucuranga byo narabiretse ntabwo nkibikora ariko iyo wenda ngize nk'amahirwe nkaririmba mani numva umutima wanjye hafungutse nkaramya nkahimbaza nkasirimba uba wumva wegera n'Imana yose ni ukuri gucuranga n'iki cyabikurekesheje so gucuranga ntabwo ari uko wenda ntabizi cyangwa se nabyibagiwe ahubwo uko umuntu agenda akura nasoje kwiga nyabonye ibintu byo kuyobora urubyiruko kubura umwanya wo kongera kujya mu makorari ndawubura nkajya mbona umwanya njya muri worship nawe bucurange ngo nanaririmbe nakundaga kuririmba cyane yego birangira ngiye ahubwo nkabona abana nkabatrendinga bakazamuka bakajya bancurangira ngiye nkaririmba birangira ibintu byo gucuranga rero bigiye burundu noneho na style tugezemo byo twacurangaga kera twacurangaga muri bande babizi injyana za ADPR kera ntago ariko ubu ngubu bimeze byarahindutse hari abana bazi gucuranga sebeni bacuranga umukunga ibyo bintu sinabishobora ariko vuga ngo muri bande wenda nkakora accompagnement cyangwa nkacuranga drum cyangwa nkacuranga guitar bass ibyo nabishobora ariko kuvuga ngo nacuranga ngo umukunga nk'iki bya bintu bya kera ibintu byahinduka kandi nuko umuntu agenda akura agenda agira n'izindi nshingano tuma wenda atabona umwanya wo kubijyamo cyane kuko ngewe nakoze no mu nzego z'ibanze umva ntabwo nari yo kuyobora abaturage mveyo mbone n'umwanya wo gucuranga cyakora umuhungu wanjye nzayimutoza bazakura bizi cyane ese Eugene ubona gucuranga hari byatunga umuntu cyane bitunze abantu benshi cyane mani ndetse no kuririmba gucuranga buriya mani ni byiza cyane ko abantu benshi niyo yatangiye kubimenya ahita yumva ba umusitari akabigira intambara mbona hari abantu babikora mu buryo bw'ibice bibiri hari ababikora kubera impano Imana yabahaye cyangwa se kubwo gukora umurimo w'Imana hari n'ababikora nyine nk'akazi sibyo ubwo rero uburyo bumwe cyangwa ubundi ni akazi ku buryo baguha na kontaro ukajya uhembwa ku kwezi ahubwo uhemberwa mu rusengero cyane urusengero ukaba ariko guhemba cyane uzareba izi nsengero zose cyangwa se nawe usengera ubona abacuranzi bacurangira rero korali iririmbamo ni abana b'abaririmbyi banyu cyangwa baba mwarabakuye hirya no hino iyo korali wahereka untwerera Imana izayimena ukuri kw'Imana abantu bakuzi ubwo bahise bumva ko wihakanye korali ku muganda mbese birasebetse Imana ziko nawe biri n'umuhanzi ubwo uri ubuhanzi bwo ndabukora ndi umuririmbyi uburyo bwo ku giti cyanjye ariko ndaza kukubaza cyane kuri icyo kintu kijyanye wenda n'imicurangire ndetse n'ubuhanzi ku giti cy'umuntu apana ku makorali umuririmbyi we cyangwa se umuhanzi mu itorero cyangwa mu idini nawe arahembwa yego hari aho usanga bahembwa cyane nko muri aya matorero
usanga wenda nk'umuntu uridinze worship team cyangwa ministeri baramukuye ahandi, ukabona wenda umwana ufite impano w'Urubavu akamuzanira umuntu ageze aha muri korali yacu cyangwa se muri ministeri yacu yabikora neza, ubu mufite kumukodesheje aho kuba mukamuha ibyo kurya. Yego, none se ubwo umuntu ibyo bintu niba bimutunze, bivuze ngo ibyo biri mu makorali bibamo cyane muri ADEPR birimo cyane, bararokrita mani, bararokrita nk'uko uzi ikipe irokrita umukozi umunani umukinnyi w'umupira, bararokrita bakavuga ati uyu muririmbyi wenda uririmba kuri Gasave turamukeneye wenda muri korali yacu azaza, kandi yaje mani baramwishyura. Ibintu byose byabaye business nese na usibye n'abacuranze n'abaririmbyi, reba bano ba profete birirwa hano hanze badusarishije ngituro sibyo batunze se, bivuze ngo barakora kote akaza hano kugira ngo mu diaspora samureba muhe ikintu mani muhanurire amuhe. Bivuze ngo guhanurirwa igare kwishyura cyane abonye ari byo byeze ukuri ituba byifituro ubwo nageze ngo bana umurimo w'Imana barimo ahubwo nanjye nararitanze turo cyamaye nka data nokuri warahanuriwe utanga ituro cyane kurinde ntago namuvuga nta numwe ari ngombwa, ariko mani muri rusange aba profete cyangwa se amakorali mbese ibindi umurimo w'Imana katuvuga ngo yanditse business kabisa. Kandi nanone iyo urebye bose babaho bate, niwe muntu ahera kuwa mbere akageza kuwa gatanu ari gusengera abantu, nta kandi kazi afite akora. Isugu ngo tuvugishije kuri uwo muntu yatungana iki, biragoye ma, dore iminwa yawe irumye kumuga ikambwira wa mukobwa nzanire karaga fanta zana iyo fanta nawe bakwakira ariko niko bene man, ibintu by'igihe byose byabaye ariko ubwo harimo ibyo ngiye numirwamo kuko narenze ko abaririmbyi muri korali benshi baba bari gukora umurimo nyine kubwo kwitangira umurimo w'Imana. None se nyine ngiye nakubajije nkawe urakora aririmbamo abacuranzi babacurangira cyangwa baririmbyi baririmbira mane nabahariya cyangwa bamwe arabakuye ahandi, vugisha ukuri. Njye ahantu nsengera nzi ko abonzi bahacuranga b'abashuti banjye bacuranga for free, icyakora kujya bagira icyo kintu kibiraka kujya gutera ibiraka ahandi bakaba babatumira bakajya nko mu biteraniro runaka bakoze, ariko urumva ni nk'amasho, nimba habaye nk'amasho ahantu runaka bagiye kuvuga ubutumwa korali runaka bakaba biyambaza bakabishyura, akenshi akunda kubyita ngo itike, bakaba ku gatike hanyuma bakaza bakabafasha muri uwo murimo w'Imana. Ariko ntabwo nari nzi ko mu rusengero aho ngaho indani aho bibera uzi igitangaje naho bishyura. Uzi igitangaje siko na wa muntu uza kubwiriza aba yarabukinzwe na nko mu byumweru bibiri ngo azaze kubwiriza, kandi iyo yaje bamuha amafaranga. Urumva kubukingwa n'ubundi baba yamwoherereje deja agasigara mu byose byabaye business utazakizwa ku mutima we. Uzi umuntu baramuhamagara ati dufite igiterane runaka turagusaba kuri iyi tariki uzaboneke, ati kugira nzaboneke ubwo mu booking banza bohereza message kugira ngo ajye yibuka ko wa munsi bise ukuze wa booking MC ihwana ese ubundi ubona ibyo bintu bikwiriye mu itorero none se reka nkubaze, imirimo y'iki gihe iragoye sibyo? Gufata cyakora bariho babwiriza bakora n'uwo murimo w'Imana wo gukorera Imana nta mafaranga bakorera, usanga umuntu yifitiye akazi ke wenda afata igihe ijeni ari muri konji cyangwa se muri weekend akajya gukorera Imana. None waribona babandi nyine ariko kazi kabo abeshejwe no kubwiriza cyangwa abeshejwe no kuririmba cyangwa abeshejwe no gucuranga. Imirimo dukora rero yigomba kugira gute kudutunga. Niba nkugaburiye iby'ubugingo ntawe ugomba kungaburira iby'iki bitunga umubiri, byo birumvikana. Njye ntabwo numva ko bidakwiye, kereka ahantu njye numva ko bidakwiye, kereka hari nk'ikintu wenda nkawe urugero uri umuhanuzi hari ikintu mbonyeho ambwira ati kugira ngo mpiguye banza umpereze, no cyakora umbwiye ikintu kikanyubaka umutima wanjye nkumva ko hari umugisha ngomba kugukuraho ikintu nkikoze ngomba nkoreye umugisha nawe kandi ubukoreye umugisha nawe kumbwira ngo mbere yuko nk'iki nawe banza umiki, kandi numva ari wo mujyo n'ubundi birimo, numva ari wo mujyo birimo nyine abantu nyine nimba umuhanzi wamutumiye akazemezwa neza yuko aho hantu azajyayo uko bamwohereje amafaranga babanje bamuha amafaranga bize ngo abaye ukumvikana niyo oya hano mazahe nawe mudiringa ibiciro. Hari itorero litahagurutsa
umuhanzi runaka riba riri kuri level y'abahanzi runaka abandi bahoraho uri kumva bidafite ubushobozi bwo yahamagara inde nande ngazi kubera ko ubwo bushobozi ntabwo bafite gute bafite hari umuhanzi uvuga ati njye mpagurukira muri 500 njye mpagurukira muri ayo mbese urumva ibiciro bidahari ibiciro birazwi ariko bajya bavuga bati ubundi abo bashumba bacu baba baduhamagara ntihagire itike baduha batumerera amavuta ati kuko nimba ngiye muri studio gukora indirimbo ntabwo pro azayinkorera for free biransaba nanjye guspendinga nkishyura rero abapasiteri badutumira bajye bagira iyerekwa mbere yuko tuvuga erega ariko mani ngiye nkurikije n'ukuntu mbizi n'ukuntu twebwe iwacu byabaga batumiraga umuntu nta kuvugana amafaranga ahubwo se baza wenda hakabaho ituro ryo guherekeza umushyitsi ituro ryo guherekeza umushyitsi sibyo umutima ukunze iryo turo ikivuyemo cyose akagifata bakagira gute akakiguha kuko ni umukristo uba utanze ituro nyine ryo kuguherekeza ubwo umutima ugize gute ukunze naho niba wowe kugira ngo uze harajye mugomba kubanza mwavugana mana aho ngaho uje mu kazi ntabwo uje mu murimo w'Imana ikindi kintu ugasanga uje wenda urugero mfite gukora contribution ku rusengero rwanjye runaka ndagutumiye wowe umubwiriza uvuga ati ndaje nzitangisha abantu amafaranga azaboneka uzama icya gatatu cyangwa icya kabiri ibyo bintu ntubizi aho umuntu aba ari mu kazi ibyo bintu twere no kubitindaho business cyane uyu muntu arakorana n'Imana yiwe ariko cyane cyane ibintu ntabwo ari byo kabisa abantu badasobanukirwa ibintu nk'ibyo ngibyo mu by'ukuri ugasanga wenda nka korali runaka yaciwe amafaranga kugira ngo bagire umushyitsi bajya kwakira muri ubwo buryo reka mwite nk'umuvugabutumwa uzaza kubwira icyo giterane yego bakabaca amafaranga ibyo nibyo ukumva jijote hanze bagenda bajijura baraturya ibyo nibyo ni none se nkubaza mani niba mufite umushyitsi already rega buriya muba mugomba kumuhati agomba kuhagera akarya sibyo iryo turo rwose kuritanga nibyo ni ngombwa rwose wowe nakonye b'umushumba ariko ngo Imana ubutaha tuzanaganira ijambo ry'Imana cyangwa uzanansure mu rugo ubundi se ufate piano tunaririmbe wagutungura gutya nta jambo ry'Imana ijambo ry'Imana nahita avuga rirahari muri Luka 17 umurongo wa mbere avuga ngo ibisitaza abantu ntibizabura kuza ariko bizana azabona ishyano ijambo rishatse kuvuga iki mani hari abantu hano hanze batubera ibisitaza kubera igisitaza ibana umuntu akifata akakugirira bifu akagusebya akagira utakavuga ku buryo ahandi yanawugambara ukaba wagirirwa nabi mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyangwa akifuza ko famiye yawe yayisenya nta kintu wamukoze nta kintu wamugize uti uwo muntu mana bakubereye igisitaza pe kandi abantu hano hanze bari gushobora kwihanganira ibyo bintu ni bake usanga umuntu yakugiriye ishyamba ariko we ugatuza ukamwihorera icyo gihe uba wubahirije rino jambo n'undi muntu wese umuntu avuga agahita ahaguruka tuzahangana tuzagira gute mubihorere mwicecekere sitaza abantu ntibizabura kuza ariko ubizana icyo azabona ishyamba kandi mani njye narabitekereje ndanabigenzura akenshi uwo muntu iyo agukoreye ibyo bintu ukamwihorera ukicecekera amaherezo birangira arogress akabona ko yahemutse akaza akakubwira mbabarira cyangwa se ufite uri inshuti n'umuntu nkanjye byambayeho mani ko uwo mujama wambwiye imena giteye nta abantu bagaca hanze bakavuga bakaneranya nawe byahatari ariko kandi ugasanga abo bantu hano mvugana nabo naziranye kenshi ariko ngiye nkagira gute aceceka ndicecekera usanga umuntu nyine mu gihe cyo kumenya ukuri kwe avuga atawe ariko iryo jambo mpamvu ndikubwiye kuva nkiri umwana iryo jambo ndarikunda cyane ibisitaza abantu bitazabura kuza kubizana azabona ishyano kabisa iryo jambo rigufashe nawe ndabizi kandi ko iryo jambo rigenderaho oya n'abadukurikiye muri comment baraza kutubwira ko bikoso byari ikintu cyubaka umuntu bitagombereye kwiruka mu misozi cyangwa se ngo bigombere kuvuga amagambo nk'igihumbi ashoreranye erega mani ibyo nibyo impamvu bivuze twa abantu bumva ko kuba inshuti n'umuntu bisaba kubanza wamushyira amagambo ukamuteranya wenda wowe niba turi inshuti kugira ngo
nzakugereho bigasaba ko mbanza nagushwanyisha n'uwo muri kumwe n'uwo nsanzwe nzi ko mugendana sibyo nkaza nkabanza namuguteranyaho kugira ngo njyewe uboneka ari njyewe kwizera nta nubwo bucuti nta nubwo buramba ahubwo inshuti nyashuti ni yayindi ugira ikibazo ukamenya karagukavaringa we yabona akantu karavamo amafaranga kavuga akantu reka ngafatanye n'uyu muntu wenda agira akarahora akoramo gato ariko aya mafaranga agire gute ayaboneho kandi njyewe umuntu niyo mfata nk'inshuti naho wa muntu wumva mwabeshwaho no guhura mu kigare gusa nta kintu wamukuraho ntaki iyo nta nshuti irimo kabisa nta nshuti irimo abo ni babandi nyine birirwa bari aho basebya abantu inshuti bwabo bukaba bushingiye ku bintu runaka bahuriramo ariko niba turi inshuti dushobora no kumara 10 tutanavugana bitewe n'ibyo tugiyemo ariko nabona ikintu gisaba kurabona akantu nkahita mwana uyu muntu yiroreye naza yikore iyo niyo nshuti ese buriya je saga zerutse kubaho z'umuvugabutumwa akaba umuhanzi akaba n'umunyamakuru yitwa Ezekiel abazumvishe mwembere ka karemba agira Birindiro gatoya abadubura ibihugu barabura kwikaraba Imana tsaga ibirimo kigaye ngotezere kisi ariko Zekiye cyanda gukunda pe ako nawe ugizwajwata ibintu by'amatiku uzabivemo Zekiye ibintu by'amatiku azabivemo kabisa akorera Imana wonye ari timu igizwe n'amatiku gusa iyo timu zubwo ni noneho hari umama nakundaga no kureba ntuza ibiganiro byo bitwa Gasaro niba Gasaro niba ari Gasaro ni Gasaro gutya hasigaye ajwajwata yibera mu matiku gusa kubona ngari mu kiganiro wenda Justin ngo saa sita z'ijoro mu rugo ari umugore wangirije kariyeri yawe kabisa bivuze ngo nuki yo nahise ndanarivinga kuri channel yawe agiye mu matiku kandi kera bagiraga ibiganiro byubaka abagabo ko bibera mu bujajwa kandi nabo barabivuga bati ntavuze simpembwa simbona amafaranga naburaga uburyo nishyura inzu ariko aho nagiriye mu matiku sigaye ni mwana barabivuze ariko wa Pastor Justin na Ezekiel bavuga se Justin barabyivugiye ko iyo avuze abona ibyo kurya akabona ni sinshaka no kuvuga aho bari tazindira nanjye umunyamatiku oya no ariko twaturi kwa kuri Ezekiel ibitekerezo baturi kwa kuri Ezekiel singiye kuvuga wenda ngo biriya bintu bimaze iminsi biba ngo wenda ni planka simbizi niba ari planka niba atanariyo wowe n'umutima wawe ni mwebwe mubizi ariko biriya bintu mu rugo habaye akantu madangwe n'uvuge ibyo bintu ubujwajwasi kandi aba diaspora bazagera aho babaveho yego babaveho amafaranga baba niyo bayabase ubude babashingiye kuki bajya bayatwiyera ubise man umugore bigenze gutya kwibintu by'imbabazi kamera ibintu byose kamera bari abantu ndabakunda ariko barajwajwata nka Ezekiel kweli cyo mwerekeye madame aragiye ikindi ngaho ngo yagarutse dore mu telefone dore aha yine buri muntu n'umuvuno we kandi wo muvuno wabo ntibapagase ariko niwe birano ntago mbyemera man urumva ko nimba baravuze yuko wenda kubona indonke kwabo ari uko baba bavuze nk'ibyo ngibyo gasarasigarara kwa Justin neza ngabona ikiganiro kiri update ariko abari mu kazi birumvikana abari mu kazi ase ibintu bitaraza babagaye bakoraga iki nta wamenya ariko aho binjiriyemo igihe cyabo nimba kigeze kose reka bakore kandi igihugu kiragendwa amanywa nijoro no bintu ngiye biriya bintu ngiye bakore uragira uti ntabwo ugiye kuvuga ko ari prank wenda yakozwe kwa Ezekiel ariko byanashoboka kuko nimba bavuga yuko batunzwe wenda n'ibyo bintu by'iminwa byo kuba ni prank ni amaprank baba bakora maninga abantu babarebe baba babona njye nabonye ngo hari igihe ngo baba babona hano hanze nta nkuru iri gucuruzwa bagahita bayikereye Ezekiel amaze iminsi yibereye mu nzu bajya kumusura ngo umugore yaragiye baje rero umuntu warazana hano hanze bari gushaka indi ntuzi ariko biriya bintu baratubonye kandi ikindi n'abantu badukurikirana aho bikongera amatiku iyo ni amatiku ntabwo babireba mbese ikintu kizima ijambo ry'Imana ntabwo bakibireba ariko iyo babonye kuri thumbnail Ezekiel ngo umugore yatashye bahita birukanka
ntabwo bantu hari ibiganiro kera byajyaga biba mani bya Freemax n'abandi uretse mani bakajya mu byaro bakajya kureba abantu bababaye bakabakorera ubuvugizi ba diaspora bagatanga amafaranga tugafasha abantu bababaye ariko bisigaye birirwa mu matiku gusa babuze amatike ibintu uvuga nibyo abantu baba diaspora mwari duhaye amafaranga tukajya kwifashiriza abantu tukikorera imirimo tugakora imirimo izaduherekeza mu bwami bw'ijoro ibintu byo kwirwa turi abaze keri n'abandi ngo bashwanye n'ingo ngo bagize gute rero ntabwo ari sawa ibintu uvuga nibyo kuko n'ejo bundi mu nkuru iherutse ibanziriza ya Ezekiel kuri ya Bowaze ngo yatwitse umugore ngo ibyinda ngo ubuhanuzi bwagiye bubaho ni ibintu wa mugani wagenda ubona yuko ari ba content creator ari abantu ba creating ama content oya no gu creating ama content yo naje kubona ngo hari agatimu gafata umuntu kakamushyira hanze kakamumanura ejo kakongera kakagira gute urugero nka mushiti wawe Noheli arifashe bashyira amafoto hanze mbere n'ibi audio n'ibiki byose ejo ngakaza agasaba imbabazi akongera akabwiza ijambo ry'Imana biriya bintu bisobanuye heretse kumubona ku mugabo witwa Mpano y'Imana noneho bari gukora ikiganiro amubwira uti nanjye nkeneye kuri ayo mafaranga yawe of course umuntu nigeze kubona banamubuza ni Sam se yari yongeye ni indi content isohotse vuba kuri YouTube channel ya Mpano y'Imana ari bicaye mu modoka ngira ngo abayibonye wenda barayizi n'ibyo profete wacu yavuze barabyumvishije gusa muri iyi se nkuko bavuze ukeneye gukizwa akizwe ku giti cye cyane ku giti cye kuko naho bano bantu birirwa bavuga ahubwo man tugiye turaje dukore content yo twivugira ijambo ry'Imana abantu nibadushyigikira bandike muri comment abantu nibadushyigikire niba bavuga ubutumwa banyabo babandi batarandura batarisiga amabyi cyane batarajya mu bintu byo kwivanga n'abanyamahanga ndifuza ko wenda nk'abantu bakurikira ry'Imana nihagira n'ikimana ibanyuzamo nayo nakiba bakibabwire noneho ubwame bw'Imana tubwubake iki kibuga bagiye bagasiribanga dore ikintu nge nifuza abantu batwandikira batubwire niba dushyigikira nge ndifuza ko iyi channel Ibigwi byanjye TV abantu badukurikira baba bari hanze kandi nawe niba udukurikiye uri mu Rwanda aho ufite umuntu uri hanze muhe link akurikirana bino biganiro byacu kuko turifuza gusubira mu mujyi wa kera tujya gufasha abantu tugafasha abantu bababaye tukazana ubutumwa tukazana ibiganiro bigira icyo bihindura sosiyete nyarwanda turimo atari bino bintu byo hanze kwirirwa je ntabwo birayo nabikora ngo nzanye umugore wanjye ngo twari twatandukanye ngo birabisha ni bibi ariko urabona no umuvumo icyo kiganiro kirebwa abantu bagiye bandikiraho batera comment bari kumbwira bati bya bintu bisuriye bishobora no kubabaho bishobora kuba ugasanga ko baranatandukanye cya Burundi ugasanga umuryango urasenyutse ariko reka tuvuge ngo Imana ibabe hafi Imana bagenderere kabisa mbese mukomeze mu basengere kandi niba byaranabayeho koko ngira ngo turafata ibihe Imana ishimye ko basubiranye basengere yego ariko wa mugani hari ibiganiro twajyaga dukora kera tukazamuka imisozi tukasura abanyamasengesho babibereye ku misozi koko basenga tukumva ubuhamya bwabo tukumva Imana ivuga ugasanga ya masengesho yo ku karago niyo yazenguruka ku YouTube channel ariko uyu munsi mugani itiku ryabaye itiku ryimirijwe imbere ariko ibyo bintu turaje tuzabihindure dukora ama content afasha abantu yego nibyo reka ngushimire ariko be ntabwo nayana kubajije aribuze Noheli tubyihutisha wewe kuri manager we meze bite manje uheruka ndi manager wa Noheli wazaje ukatuganiriza mbo nzazambi baganira so buryo burambuye ibintu uzaza ubivuge manje ariko yo burya ari igihe ugendana n'umuntu ubana n'umuntu ugasanga si igihe cyabyo bitewe n'uko wenda uri kumubona ntabwo uyu munsi nyine nkiri manager we nk'uko bagiye bamwe babyumva abandi bakumva inkuru ngo naramwibye n'ibiki ariko ngira ngo buryo umuntu one day uzaza ubisobanura tuzabikorera kenshi iyo umuntu yahamwe n'icyaha cy'ubujura afite ahantu agomba kujya kubibarizwa cyangwa se yakabaye ari rero ibyo byose tuzabiganiraho mu buryo burambuye n'abantu babasha kumbona abantu benshi batanzi banyumva gusa kuko ejo bundi ari ntabwo ujya wigaragaza nzagaragara ari inzego z'umutekano ejo nari ndimo turimo tuganira bambwira bati turakumva ariko ntabwo twari tukuzi ariko Imana ifite amakuru ko ejo ngo wagiye muri RIB
hari utudosiye watangiye kuregwa muri RIB wakuze. ntabwo ari ukuregwa, hari utudosiye nari ndimo ngira ngo nkemuremo nsinyamo. Wari warezwe, ntabwo ari ukuregwa. Bereka ibyo bintu mari mwakoze kabisa, bakoze tu reka tubireke Turashimiye abadukurikiye, abari badukurikiye, tubashimira ko bemeye kubana natwe iki kiganiro ku munota wa mbere kugera ku munota dusoje iki kiganiro. Tubasabe umugisha w'Imana kandi tubifurize ishya n'ihirwe, tunabibutsa gukora subscribe ku bantu batigeze bayikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Reka dushimire n'umumama witwa Christine. Yego, Christina yubahwe. Christine yubahwe rwose kandi ahabwa umugisha w'Imana. Imana imugendereze. Turamusuhuje, agubwe neza. Reka namwe dukomeze tubashimire, ejo nawe turagushimiye. Sansan. Naho ubutaha, ciao ciao.